Guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku kibazo abantu bagenda batubaza cyane ariko kandi buri muntu wese kiramureba pe kandi kimufitiye akamaro gakomeye aramutse agikurikije. Icyo nkwisabira rero ni gukora subscribe, likinga video, comment nziza, sharing ino video ku bantu ubona ko bayikeneye kandi kwanza nta n'umuntu ayikeneye. Guys, nicyo kintu cyonyine ngusaba, ibaza icyo kintu kinyemye kuko ntabwo mbizi impamvu wawe ikinyemye, Imana nayo izabikubaza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku kibazo cy'igwingira ry'abana rikunze kugaragara cyane mu gihugu, ariko dukurikije uko twagiye tubigisha ababyeyi, twagiye duhura live, uko twagiye tuganira, hari icyo byagiye bibafasha. Uyu munsi none aha rero hakaba harimo abantu bagiye bakomeza batera comment babimbazaho cyane. Ndavuga ati rero reka mbashe gufata umwanya mbasobanurire ku kibazo cy'igwingira ry'abana. Ese umwana gwingira ryari? Mbese nyine ibyo byose byo tugiye kurebera hamwe. Niyo mpamvu nkubitsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana video nsa nk'izi ngizi utakura ahandi hantu z'ubwenge. Umwana rero iyo agiye kugwingira cyangwa se itangira ry'igwingira ry'abana, burya hariho abantu bibwira yuko igwingira ry'abana ritangira umwana yaravutse. Ibyo ni ukubeshya, kuko igwingira ry'umwana ritangirana n'umwana agisamwa, sibyo? Umwana agisamwa. Niyo mpamvu bakubwira ngo mubyeyi yita ku minsi 1000. Iminsi 1000 ni ukuva umwana agisamwa kugeza byibura afite imyaka 2, kugira ngo umwana byibura aba amaze kuva mu gihe cy'igwingira. Ni ukuvuga ngo rero ahantu uzasanga umwana yagwingiye ni hahandi uzaba ukimusama ugatangira kurya nabi, kubaho nabi, guhangayika, guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ibyo bizatuma umwana wawe ahura n'igwingira rigiye ritandukanye, bikaba byatuma umwana wawe ashobora gukura nabi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kubera ko umwana iyo ahuye n'igwingira mu gihe cyo gusamwa ndetse ho biba bibi cyane, kuko umwana usanga ari mu nda. Iyo ari mu nda bituma aba yumva nyine, iyo umugabo ataga kubita umugore ugatangira agakora imirimo yivunanye, umugore ntarya indyo yuzuye mu gihe atwite. Burya uri kurya indyo yuzuye uba ubikorera umwana wawe, ariko mu gihe utari kurya indyo yuzuye ntabwo burya uba ubikorera umwana wawe. Ibyo rero biba bivuze ngo kandi indyo yuzuye, wenda hariho abantu bashobora kuvuga uti indyo yuzuye se twe twayikuraho nk'abantu bari mu cyaro. Cyane ngiye nkunda kwibwira abantu bari mu cyaro, kuko burya bagira imyumvire igiye itandukanye. Ni ukuvuga ngo rero iyo uri mu cyaro ahantu kuri indyo yuzuye, first ntukarye ibiryo bitarimo dodo. Ndabizi ko mu cyaro nimwe muzihinga, nimwe muzigemurira umujyi. Mu cyaro ntabwo mujya mubura dodo, mukora uko mushoboye. Niba uzi ko umugore wawe atwite, niba uzi ko murumuna wawe atwite, niba uzi ko muramukazi wawe atwite, uwo ari we wese mubwire arye dodo, sibyo? Ku biryo byose ajya arya dodo cyane. Ikindi kandi ari nk'ibishoboka akabona utwo tubuto, ari nk'ibishoboka akabona ako gashyushyu, ari nk'ibishoboka akabona. Mbese namwe murabizi indyo yuzuye ibiryo biba bigizwe nayo, noneho bikaba byamufasha kuba yarinda uriya mwana uri mu nda igwingira. Ikindi kandi kugira ngo ntagwingire ntabwo bisaba ko umugore yariye gusa. Hariho abantu bazi yuko kurya aribyo biba byakemuye ikibazo, ugasanga ntabwo mwitayeho, ntabwo mureba icyoroshye nk'uko byari bimeze, arabwirwa nabi. Ibyo nabyo bitera umubyeyi agahangayiko, ndetse umuntu wa mbere ubanza guhangayika ni uri mu nda kuruta uba ureba gutya physically. Kuko ngewe nk'ubu ngubu ushobora kundeba ntwite ukabona nyine nta kibazo mfite, ukumva nyine nta birenze, ariko burya mu mutima wanjye mafite ikibazo runaka utabasha kuba wagira gute wakemura. Ibyo rero tugomba kubimenya, tukamenya ngo twakitwara gute, twabigenza gute, tugomba kubaho gute kugira ngo dufashe abatuma tubaho. Buri muntu wese afite uwabereyeho, sibyo? Wabereyeho. Uwo mubyeyi aba ari gusaba Imana, Mana ndakwinginze mfasha nirerera abana. Umubyeyi nyamubyeyi, apana ababyeyi barara mu tubari,
apana ababyeyi batagira umutima. Hariho ababyeyi batagira umutima wagira ngo bafite umutima w'inyamaswa, wagira ngo ubwenge bwabo barabufashe barabuvidura bashyiramo ibikarito n'ibiki byose, batajya batekereza ku bana babo. Like nk'ubu ngubu hariho umugore wonzi bamunganirijeho kwa kundi nyine umuntu aba yigira mu makaritsiye n'ibiki. Uwo mugore namwe mwumve ndamubabwira, uwo mugore simbizi niba wenda ari ubuzima bwamunaniye, ntabwo ngiye kumucira urubanza, ariko nyine mu buzima bwe busanzwe ikintu kimutunze ni ukwicuruza. Ariko noneho ikintu cyambabaje si uko yicuruza, ahubwo ikintu cyambabaje nababajwe n'uburyo afatamo abana be yabyaye, sibyo? Afatamo abana be yabyaye. Umwana umugabo niba aje saa 5 z'ijoro arahita amubyutsa, ubwo urumva nawe chambrette kwibanamo n'abana, agahita amubyutsa, agahita amunaga hanze, musohoke mugende hanze, bakagenda bakicara hanze yo saa 5 yo saa 6, bagakora ibyo bakora saa 8 saa 9 saa 10 igihe umugabo ari buze gutahira, abana bakabona gusubira mu nzu. Urumva mu by'ukuri abo bana bazakurana igikomere, bya bikomere tugenda tuvuga, bazakurana ibibazo bigiye bitandukanye, bazababara, bazababazwa, bazababara kubera yuko bafite ibyo bibazo badafite uburyo babikemuramo. Abana baracyari batoya, ubwo urumva ntabwo bazamenya uburyo baziyeranjamo. Icyambabaje rero ni ukuntu yarwaye, umwana uyarwaye yamara kurwara bigasaba yuko bagira gute, abamuvuza ari abaturanyi, nyina atabizi, adahari, abana ntazi. Noneho ikindi kintu kibabaje ni ukuntu atajya amenya uko abana niba bariye, sibyo? Ku manywa ntabwo bagomba kurya ubundi kwa, niba umwana yariye niba atariye ntabwo abizi. Kandi yagize amahirwe ko uwo mugabo byibura yamusigiye n'ibyo 5 cyangwa 10 yakaba yahahiramo abana, ariko ugasanga umugore nk'uwo arajya kuyanywera, arajya kuyakoresha ibindi bintu yumva yishakiye bimushimishije, kubera yuko ari byo yahaye agaciro kurusha ba bana. Ako rero kari gaciyemo, niyo mpamvu nari mbabwiye ngo buri muntu wese afite uwabereyeho. Ababyeyi babereyeho abana babo, kugira ngo umuntu aba ari gusaba Imana, mfasha impakuramba, kuzava kuri iyi si abana banjye barabaye abasaza, narabonye abuzukuru n'abuzukuruza, narabonye bakura abana banjye, naragize. Ugasanga umubyeyi afite igishyika cy'abo bana, kuko abo bana nibamara gukura nabo bazabyara, nabo nibamara kubyara bavuga uti Imana mfasha. Usange duhora dusaba Imana kubera ko dufite icyo impamvu tubayeho. Iyo ufite impamvu tumubaho iguhesha imbaraga zo kuba wagira. Ibyo byose rero naho ngaho biba byakomotse. Ugasanga rero umuntu aratekereza ibintu bidafite aho bihuriye. Igwingira ry'abana, niyo mpamvu tubayeho hano, kugira ngo dufashe abana bacu bere kugwingira. Kandi igwingira tubonye yuko ritangirira umugore agisama kugeza umwana agize imyaka 2. Ni ukuvuga ngo iyo ugize amahirwe muri icyo gihe ukabirenga, umwana akura neza, akura afite ubushobozi, akura afite urukundo, akura afite ubwenge, akura ari wa muntu witabwaho. Umubyeyi guheka umwana yarabijugunye, tuvuge wenda agize amahirwe ntabwo yingiriye mu nda, ariko umwana hariho ababyeyi. Ejo hari umubyeyi nabonye afite icyana cyiza pe, ariko natunguwe n'ukuntu kijya kumwegera akagisunika, ukagira ngo suwe pe. Ubwo urumva uwo mwana niba ataragwingiriye mu nda agiye kugwingirira ari aho ngaho muri ayo mezi. Ugasanga nk'umubyeyi yashacyanye, umwana wanjye afite amezi 4, ngomba kumugaburira, umwana wanjye arashaka kurya, ugahita atangira amucomeka ibiryo ngo umugiriye neza, umwana uramwishe. Ndatangira ati umwana wanjye reka muha amazi nubwo afite amezi 2, umwana wawe uramwishe. Ntabwo umwana ameze nk'abantu bakuru, ntabwo umwana ameze nkatwe bakuru, no. Hari ibintu byinshi abantu dukora tuzi ngo turimo turakorera abana bacu ibintu byiza, ariko burya biriya bintu akaba ari byo biri kwangiriza umwana wawe. Ibyo rero nitubimenya bizadufasha kuba abana bacu twabakurura mu igwingira. Umwana aba akwiriye kubwirwa neza, akitabwaho, agahekwa igihe kinini kugira ngo yumve urukundo rw'umubyeyi, ukamuganiriza, ukamubwira ko umukunda inshuro nyinshi zishoboka n'izidashoboka.
ukamuba hafi ukamwereka yuko ari we byose kuri wowe. Ariko mu gihe umwana utabimukorera uzamenye yuko utari umubyeyi wujuje ibyangombwa, uzaba umubyeyi ufite ikintu uburamo. Imana ninakubarira uwo mwana ntagire igwingira, ariko azagira igwingira ry'ibitekerezo, ariho hantu uzasanga afite ibyo bikomere utazi ahantu yakuye. Ugasanga umwana aricara arigunga, ugasanga umwana afite ubugome budasanzwe, ugasanga umwana nta bwenge kubera ko afite ibindi bintu afite mu mutwe we atekereza. Ababyeyi rero mugerageze dufatikanye, sibyo? Tuzamurane kandi tuzamurane mu bwenge kugira ngo abana bacu tubarere neza, bazakugirira akamaro. Kuko uyu munsi uwo ureba ko ari umwana uciriritse, ejo hari igihe azavamo minisitiri, ntawamenya. Ejo buca bwitwa ejo, hari igihe ejo ariwe uzakenera. Umwana ntabwo ari ikinono, umwana ni umwana, kandi ni umwana w'umugisha Imana iba yaraguhaye. Mwikinubira abana banyu, mwifata abana uko bitari, mufata abana banyu mubakunde, muhobere. Niba ari na mukuru muhobere kabisa, wumve ko umuhobeye. Muhobere, umurebe mu maso, muhuze amaso, akubonemo izo mpuhwe za kibyeyi. Umwana umara kumukubita yakoze amakosa, warangiza ukamubwira ati cara hano, akahicara, ndeba, akakureba. Ndakwanga se? Urabona mu maso yanjye ari mu rwango rwawe? Ndakwanga. Kamusobanurira umwana kandi akabasha kumva. Ibyo bintu cyegeye ntago bigira nk'inzika, ariko bitewe n'uburyo umukubise warangiza ugahita ubimbira, ugahita umurakarira, ugahita umutuka, ugahita urenzaho n'ibindi bigambo byinshi, uwo mwana akurana igikomere atazigira na rimwe kugira ngo uzakimukuremo byakugora. Ababyeyi mudukurikiye none aha ngaha nizere ko ibyo mvuga muri kubyumva. Okay, iyi video rero yari igiye kurambirana, reka ndekere aho ngaho kuko ngiye kuvuga igwingira ry'abana, ngiye kuvuga igihe ritangira. Ibyo byo ngiye kubivugaho ntabwo nabona ibyo mvuga, navuga nkazageza n'ejo bundi. Ariko Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umutima wo gukunda abana banyu, kandi bahe n'ubwenge bwo kumenya uburyo mugomba kubitaho kugira ngo bazababere abana beza b'ejo hazaza. Mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibahe umugisha. Bye.